nta tuvugisha ukuri niba afite 20 siwero yerekene ubu statistique zimeze zite eme imikino 11 ibitego 3 muri Guinea Bissau se kandi muri kuwa kakari umwataka ngo watsindwa wabaye top scorer nada tubyibaze yewe nawe imyaka 20 byaroshe ko yaba top scorer nta nubwo ubona nje munyereka ibyo bitego 20 bari muto ntabwo bishoboka dore ngiyi ntuza nayibona dore so uri kubona se nuyu nuyu uri kuvuga no ifoto ye yose ifoto byasaba kwizuminga niba nta oya niba afite 20 warayubwo nuyu niba ari uyu se urumva igihugu nicyo 2024 imyaka niyo yatsinze ibitego muri competition yego yatsinze ntago ari yabaye top scorer yabaye top scorer gute kari byo tuvuge rero nyumva imyaka ye singi ibitego 3 se 2023 2024 kana position yakinaga mu ikipe yita Desprolite Lomfe naye yatsinze mu kiro 11 fata mu bakinyi bacu batoya ninde uri iyo myaka 20 watsinda ibitego byinshi sinawe uyu mukinyi ntabwo yabaye mu bihugu by'abaturanyi ushaka umukinyi imyaka 20 watsinda ibitego byinshi dufashe uvugana nawe akaraguhereza statistiques z'uyu mukinyi oya niba afite imyaka 20 ko mubyeyi ntabwo ari byo twitakaza umwanya wacu ntazo tubona statistiques ze rwose nizigaragara meroka ngo afite imyaka 21 sinarebye niba ari 20 ngo afite 21 no kumutinda bivuze ngo yari afite 20 icyo gihe kandi tubona yaratsinze ibitego 3 noneho ngo ikibazo gikomeye ntazi igifaransa n'icyongereza yavuga igiportugal Guinea Bissau avuga igiportugal ariko ni igiportugal ni se umuntu uzi igiportugal muri reyo ninde muntu wamuvugisha igiportugal ninde ariko niyo atazi no kuvuga wenda mutumvika cyetse wenda Robertinho se igiportugal na Brazil hari nicyo gikora ahubwo nicyo gikora ahubwo Robertinho niyo ukiriye kuvugana cyane kenshi nyamara ni mubana mukurikirana ayo makuru yego rato ngo ntufite ni mubana oya si urwego rwa Rayon ariko top scorer gutinda ahubwo bose abantu bambabarira no kumutindaho muvugaho musabira umwanya imyaka 20 ari ikintu ushobora kumva uzi ko uyu mwana uvuye muri Rayon Rudasingwa Prince yavutse 2004 ubu uyu ni 21 yibaza rero kuba tudeba kuri Rudasingwa Prince wenda yagiye hanze y'igihugu kuko nanone uwo mukinyi imyaka 20 bari muto cyane muri ko wenda 20 Prince amaze imyaka 3 muri shampiyona imyaka 20 byose arurwa gasare ufite impano 20 Mbappe babikoze bafite 10 nawe uyu munsi umwana agiye kujya afite 17 uyu utwaye Barcelona ariko bari bateguye neza mureka tubyemere umukinyi top scorer wenda avuga ko wenda yarabitsinze afite iyo myaka 20 imboni umukinyi ukomeye muri bya bihugu byakorejwe na za Portugal aba yagiye top scorer 20 aza gusabirwa test ntacyo wenda na Rayon Sport ifite fan ukomeye nyine ndabaza ariko ibyo nkubaza umukinyi ukomeye imyaka 20 wabaye top ntabwo mu numva rikari muri Guinea Bissau niba ufite imyaka 20 impano y'abanyapo ugatsinda ibitego byinshi fata Guinea Bissau nta mpano nyinshi zibaye abakinyi bayo bose bazima za Portugal kuko n'abahashyi bagurayo ntabwo ari abanya Guinea Bissau ni abantu barokirita kuza gukina ikipe y'igihugu babakuyeyo urumva ariko ubwo niba n'umutoza atamushyiramo reka twemere ko ubwo adashoboye oya rwose bashakira igisubizo mu bahari imyaka ye si urwego rwa Rayon ubwo rero ubwo niba bedi bidakunda bahashyire haji sibyo sindize kubabwira ko ngori cyo gitekerezo cya mbere kuko Rayon Sport ariko washyira Irene Kanga oya byaranze Rayon Sport yahuye n'ikibazo gikomeye muri recruitment nge mbona yahuye nacyo kwinjira muri recruitment mu kwezi kwa mbere uyoboye urusha gukurikira amanota 5 ufite top scorer baribeshye bibeshya ko bakomeye cyane ariko uyu munsi uraboreba ikipe nibya bindi bya Arsenal yinjiye mu kwezi kwa mbere urumva ngo ifite Kai Havertz ikanga kugura umwataka bwacya agahita avunika uyu munsi isiva ku gikombe match ebyiri gusa Arsenal isiva ku gikombe kubera iki mu kwezi kwa mbere hari amahirwe yo kugura abataka urumva niyigura umwe ukomeye umwe gusa yarahagije baragenda banga kugura umwataka bukeye Mercato igifunga uwo bagenderaga haravunika kwa Here same story kuri Rayon Sport it's not the same story ni kimwe pe none se bitandukanye kubyemera kare ikipe Rayon Sport yatandukanye n'itwa Charles Barre
abantu baravuga ati twebwe mu bushishozi bwacu tugiye gushakira ikipe abantu basatira muri iyo pozisiyo baguramo n'abakinnyi babiri. Arsenal ntigeze iguramo n'umwe, ariko Rayon Sport yaguzemo abantu babiri. Donc hari witwa Abdoulaye Jaro uzanywe yiswe top scorer aho yarari, urumva akaza na Abedi, kuko mfite amakuru njyewe yuko ngo bari babanje gupropoza witwa Yves na Serafin, mwe w'umunyarwanda undi w'umunyamahanga, muvuye mu Magaju undi uvuye muri Rutsiro. Sinzi izo proposal niba mutazizi. Nyuma umuntu arababwira ati oya, aho gufata Yves mwafata Abedi, niwe mukinnyi wa equipe nationale. Yves ngo ufite ibitego 7 muri nuza muri Rutsiro. Bundi aravuga ati aho kugira ngo dufate uwo mukinnyi twa Serafin n'aba kipe ntoya, reka tuzane top scorer wa Guinea Bissau. Ntabwo urimo wumva icyo nshaka kuvuga. Ndimo mvuga ko bataguze, sibyo? Icyo ndimo mvuga babikoze nk'ahatari priority. Kubera iki se? Kubera iki? None se ubu bya priority. Impamvu batabigiraga priority bari bafite top scorer. Urumva? Yes, bumvaga ahagije undi ari uwo kuza wa squad player gusa. Ntabwo batekereza ko umukinnyi avunika sezi karangira nkuko kayi byagenze. Sibyo? Ntabwo wavanguzanya umukinnyi waba ugiye kugura umwataka uvuga ngo uzagenderaho. Umwemerera urukiko n'impaka. Oya navuga ngo ntamuciye mu ijambo. Ndabaza naye ngiye kumwungana akantu gatoya. Waba Rayon Sport yabishaka umwataka ugiye kuyiheka koko, sibyo? Ikagura umwataka wa miliyoni 1 cyangwa 2, Abedi ngo niwe ugiye kuyiha igikombe, ikagura uwo Jaro w'ibihumbi 5, sibyo? Ishaka ko kumwataka igenderaho, yari yizeye ngo dufite fare nganye n'ubundi wo tuzana n'uwo kwicara, niko babitekereje. Ikipe ishaka igikombe yagombaga gushaka bataka babiri bari ku rwego rumwe bahatanira umwanya. Nk'ibyo tuvuga bya Fahad Bayo. Iyo Fahad Bayo azahana, sibyo? Twari twicaye tukavuga ngo Fahad Bayo kuzana ingingo ya Fahad Bayo, ninde uri kuzana ingingo ya Fahad Bayo yaranashoboka cyane. Bayo ashobora kwatakana na Faringanye, ariko umwe nagira ikibazo, nta kibazo, urakoze kuzana ingingo ya Ntuza ya Fahad. Uyu faza rijya kurangira sinzi, kuko uramutse uvuze statement imeze gutyo bya bisoundinga nkaho aba bantu umupira batawumva. Faza rijya kurangira nabyo ntibatinya kubivuga, urukumva? Faza rijya kurangira reka rigeze kubaza ngo ariko se abari mu mupira ni abanyamupira koko? Abayobora aya makipe ndumva niba ni yabivugiye kuri polisi, ariko urumva bigaruka no muri Rayon. Urumva iki kintu Kazu? Nuvuga ngo ikipe isoje Fazare witwa Faringanye already yarafite imvune avanye kuri match ya Police, acumbagira. Ntibyibuka? Muri kumukinisha ahambira niyo yaba muzima noneho 100%. No, n'abatoza barakubwira ngo uyu muntu nta rimwe turamukinisha match ari fit 100%. Bure ngo ntigize bafite na ahora afite akabazo, ariko tukemera bitewe n'ibyo ashaka, tukamucumbagiza. Ibyo ari byo byose kujya gutekereza Fahad Bayo nuko bari babizi ko bakeneye undi mwana by'akabazo byo, ahubwo wakwibaza ngo skora umukurikira amurusha ibitego 4 Kazo, wakwibaza ngo Kazungu uyu nimba wagiye kuri Fahad Bayo nuko ubizi ko ukeneye umwataka munini, umwataka wundi wo kuza ukomeye. Kuki wamuvuye wizina, kuki wamuvuye ingingo ntango ahiri ngo urabona ngo ibihumbi 20 ni byinshi, none se ubwo ushaka igikombe? Ako twumva Fahad Bayo azizi ngo ashaka 20. Kuki wamuvuyeho ngo 20 ni byinshi? None niba umuvuyeho nyine nk'ibyo uvuze ugiye kuri Bajaro imyaka 20. Nge nabwiye ngo ndasaba imbabazi gusabira umwanya umukinnyi imyaka 20 umwataka muri Afrika yacu tuzi, kuko ntabwo ari barundi bateguye neza muri Afrika kugira ngo abanza kwiga secondaire akayirangiza, yamara kuyirangiza akabona gukina umupira. Mbega ntabwo aba yarateguwe neza muri Afrika. Umukinnyi mwiza ni 23 bitwa ko ari muto, ni 3. Oya reka ari umwataka yaraguteguye, donc umukinnyi yaguteguye. Nese ukeneye umwataka kuri iyo ngingo nicyo waruvuze, ukeneye umwataka kandi ukomeye uzwi. Ingingo hiri rero kuki utirimuka ukaba kuri Fahad Bayo? Kuki wamuvuye kuri Fahad Bayo? Kuko niba umuvuyeho niba umuvuyeho ugomba kubona irindi zina. Hari babiri hagati ya Fahad Bayo n'undi. Ariko Jaro urekuye Charles Bare wakuvanye kuri match ya Musanze, wakuvanye kuri match ya Gasogi, narabivuze nabandi Bayo noza we mureke yari umusimbura, ariko Torenda yizi yanze kugaruka hano. Uyu nyine yaranze burundu, yarasabye aravuga bitewe na situation yari ihari. Rayon Sport ubwayo yamushyize yanamuciye $5,000 by'idolari. Urumva ko byagenze? Uyu ndabizi baramubwiye ngo urishyura $5,000 kugira ngo tukurekure, twe turacyagukeneye nk'umukinnyi wa Rayon, tukubara nk'umukinnyi uhari, sibyo? Fahad Bayo kubera ibibazo bye bwite, Charles Bare nako arababwira ati ndasabye mumbabarire,
sinshaka kugaruka i Kigali. icyo si ikibazo cyo kuba yaragiye yagiye ahunze yagiye ameze nk'uhunze. icyo si ikibazo cyo kuba baramuha. rero yari yanze no kumurekura yanagarutse yageze hano iyo agiye yaje hano ari ingingo. urumva akazungu iyo agiye umusimbuza ute kubizi ko umwataka wawe donc urabizi ko anytime ashobora kuba yavunitse none ugize n'amahirwe bari kweretse muri phase rirangiye ari umuntu uri gucumbagira ari umuntu ufite ikibazo already akinye zino match za heroes zimwe na zimwe ahambiriye ari ugupfundikanya afite ikibazo ko Rayon Sport yasoje phase ritinze none nk'ikipe nk'abantu mutekereza ko ikipe ikeneye gutwara igikombe cya shampiyona urumva ko umwata ko nta muntu utabitekereza n'ikimenyemenye gutekereza abo ba Serafina ba Yves ni ukuvuga ngo dukeneye solution ngiye nakubwiye ngo nashaka bari muzima 100% ariko n'umwe urakoze cyane ni mwiza umwe ubaka kanya karenze yarwara bicurane cyifashije ni afite abataka babiri yongeyemo umwataka wa gatatu yongeramo undi mu winga bari aba winga donc APR yamaze no ngo ikibazo gisatira APR nta kifite APR yakoze icyari gikenewe tubwizanye ukuri ikibazo cyabaye cya budget kivuga ngo reka twishima twishyikira dupfundike bishobora kuzakunda siko mbibona nuko ari ikibazo cya budget giko mbibona amafaranga batanze ku bakinnyi bane si bane bongeyemo bashobora kuyagura umwataka umwe iyo babona ko ari ikibazo kandi Robert yari abasabye 5 bakamwemerera bane oya 5 ntabwo ari gusaba 5 kandi no kuri liste y'abakinnyi batabemerewe kandi none se ntabwo ari sinazo tuvuga impamvu Rudasingwa bamurekuye bavuga ngo ntabwo turi buze kumushakira lisansi nicyo cyatezaga ikibazo haboneka imyanya nuvango karenze nimba uri umuntu ureberera equipe uravuze ngo ngewe ndashaka igikombe cya shampiyona nk'umuntu uzi ko igikombe gitwarwa Rayon Sport ifite Sarupongo ariko bongeraho rimwengo urumva icyo kintu icyo umuntu ari gushaka bamugura muri retour muri Sunrise baba babiri this time ufite fari nganye uri gukorera ku kazi wenda tube Sarupongo yakoraga ariko se ahubwo uri guhumba waje kumusapotinga aho uri kari tunibaze ngo ese ahubwo Rayon Sport ntiyarekuye abasimbura bakomeye kurusha bahari niba urakuye Rudasingwa Prince w'umusimbura na Charles Bare ese wajya ari imyaka 20 umva ngo urabona Rayon Sport ntiyarekuye abasimbura beza ikazana bari hasi wenda Abedi buriya ari kwiyongera kuri Rudasingwa Prince na Charles Bare turaza kubigeraho niyo mpamvu wenda turaza kugera kuri izo statement karenze uretse ukomerezaho ni ukuvuga ngo niyo mpamvu abakinnyi n'abatoza ubwabo barakubwira bati twebwe sibyo volonté dufite ishobora kuba itandukanye n'iy'abandi bantu kuko baravuga bati igikombe turi kukivaho tubireba none se mugani nyine support nyine twagombye kuba twarabonye nimba twaratekereza kugira abakinnyi 5 baza kurafora muri retour yo aka kanya nuvuga ngo abakinnyi bane baje umuntu uri capable yo kubafasha n'uyu mukase witwa Dafeguza kandi nawe mukinnyi baguze amafaranga menshi nicyo bivuze sibyo se niba baguze amafaranga menshi Jaro urumva uyo Abedi baravuga ati ntabwo turenza installation ya y'igihumbi $1,000 hafi aho ngaho wenda amafaranga make kwiyestara nyine izirita bakwiye gutanga nizo kuki ushaka ibirenze ariko nabyo reka ushaka ibirenze byo umukinnyi muhaye installation $1,000 uramushaka iki umuhaye umushahara $1,700 installation y'abataka babiri ba Rayon batatu kuramo Dafe ntabwo abakinnyi bane fata babiri muri guca Abedi na Jaro installation yabo na salary yabo ushobora gusanga ari salary nasanana ushobora gusanga ari salary amafaranga reka kwezi kumwe fata rekritema Jaro Asanana na Abedi ntago bagejeje ku mushahara wa Traore umwataka umushahara ku kwezi kuko nuhembwe menshi muri APR bivuze ibyo ibyo byo nta na rimwe Rayon Sport ku bijyanye n'imigurire n'abakinnyi n'iki yigeze igeranwa na APR n'uvuga wari ubahetse top scorer yaguzwa angahe ni menshi angahe kare ari hejuru mu 25 none si mu 25 kuri rero ni menshi ku myaka ibiri urumva ku bushobozi bwa Rayon sibyo icyo ndimo nshaka kubwira turimo turashakira ikibazo aho kitari ikibazo Rayon Sport ifite uyu munsi sibyo kiri mu bayiyoboye juste ntago kiri mu kibuga kandi ibyo turi kuvuga bisa ibyo turi kuvuga birasa ibyo ndabyembera abakinnyi bakomeye
kuba batarabashatse imyanzuro icyo ni ikindi yafashwe iryo ni ikosa nabikubwiye ngo bibeshye ko sibyo yes ndabizi ko bibeshye kuko iyo babishaka iyo babona ko ari priority ntabwo bari kunanirwa kugura abakinnyi 3 iyo babona ko ari priority yes iyo bumva bibaze ko natwe twabibona kuva na mbere n'abatoza babona ko ari priority twaba uri umuntu uyoboye Rayon Sport utazi umupira ku buryo ubona ko atari priority gushaka abakinnyi bo gusa supporting squad reka nkubaze Dafe yaguzwe amafaranga 15,000 by'amadolari bayo yasabaga ngahe 20,000 ntabwo ari byo itandukaniro igihe gisigaye bayo na ntabwo bayo yigeze asaba 20,000 nushaka ibya bayo ndabikubwiye mu mezi 6 nashaka 20,000 oya 20,000 byarimo recruitment n'umushahara none se sibyo none se yuvuga yanuza harimo umushahara Oya icyo mvuga ayo bayo Dafe harimo umushahara Dafe ahembwa ngahe nose tubijyemo umwe asinya imyaka 2 kwanza kugira ngo bizanarangira mu kwezi kwa mbere kontra ye ntabwo ari umwaka umwe n'igice abantu byumve